igiti iyo kigeze igihe cyo kwera, iyo kigeze cya gihe kiba cyejeje imbuto nyine zimeze neza, wabonye uburyo aricyo gihe kiba kigezemo cyo guterwa amabuye. Igiti wenda nk'igiti cy'imyembe, dufashe urugero nk'igiti cy'umwembe, igihe umwembe weze neza uhiye, nicyo gihe icyo giti giterwa amabuye menshi. Ndabivuga ibi ngibi kubera ko urebye nk'ukuntu u Rwanda ahantu rwari rugeze twakira rino rushanwa rirenze rya UCI ry'isiganwa ry'amagare, ubundi cyari cyo gihe nyine ngo babone yuko ari igihugu cy'imbaraga kandi gikotana nyine kikagera ku iterambere kigatigiza n'amahanga ku rwego rw'isi. Ariko abanzi barwo nyine nibwo bahise bahaguruka batangira kuvuga u Rwanda nabi, batangira gukora nyine amalive ku ma TikTok, kuri YouTube barahaguruka baravuga karahava. Tubona Major Robert atangira kuvuga nyine, kandi yari amaze igihe kinini yaragiye atajya avuga, ariko irushanwa rigezemo hagati tutangira kubona muvuzi warimo aravuga ukuntu nyine usa nkaho ureka ibintu agarura ibintu. Tubona n'ibindi bisaza nyine byajemo bishyashya bivuga n'abakobwa batukana bya danje. Bazana ibintu nyine by'amacakubiri, niko kuri guhari, bari kuzana ibintu by'amacakubiri, bagashaka nyine kugaragaza government, bakayambika isura government yacu, bakayambika isura itariyo, bakayambika isura badafite. Gusa Kasuku JC Kizo wa Mipango mba mbona bahamagara umwe ku wundi akabaha cya kinyarwanda cye cy'igikondo. Urakira kinyarwanda si cy'igikondo hariya Sodoma. JC Kizo rwose abari kubabwira umwe ku wundi, sinzanakura nimero zabo. Gusa nyine wenda icyo navuga kuri ibi ngibi byo kuba basebye u Rwanda bakavuga His Excellence Paul Kagame wacu nabi ndetse n'abafatanyije kuyobora, ntabwo ari ibintu nyine birenze wenda twavuga ngo byacitse, kubera ko na Jesus Kristo na Jesus urabizi ko bamuvugaga nabi, ariko ibyo bamuvugaga byose bibi kuri we. Ntabwo ari uko, ntabwo byakwiyeho kuba umuntu mwiza waciye ku isi neza hanyuma agakora ibyo yari yaraje gukora. Na His Excellence cyo mukundira iyo bamuvuze nabi cyangwa se bakavuga byinshi bibi atari byo, ntabwo bimubuza gukora ibintu bye neza nk'uko yabiteguye kubikora cyangwa se yagombaga kubikora nka responsibility ziwe. Ni ukuvuga twabonye wenda nka ba Muammar Gaddafi, wenda ba Yesu tubyihorere babayeho muri rimwe kera cyane n'iby'Abisiraheli, ariko ba Muammar Gaddafi twarababonye. Gaddafi kuntu yararenze muri Libya, Afurika yose yitigisa ndetse n'isi muri rusange yitigisa, ariko twabonye ukuntu bamuteye amabuye bakamurwanya kugeza naho bamukura ku butegetsi. Ibyo twarabibonye. Twabonye Saddam Hussein, twabonye ba Osama bin Laden, twabonye abantu benshi kandi beza nyuma bakitwa abantu babi, kandi nyine ucukumbuye ukareba neza ugatohoza ushobora gusanga atari abantu babi, n'ubundi nta nubwo ari babi. Gusa ngiyewe icyo navuga, umuntu aba agomba gukora responsibility ziwe atitaye ku bimuvugaho, yaba ibi cyangwa ibyiza, akabikora nyine agatambukana umucyo we akigendera. Nicyo nshimira abantu bagabo bahangaha bo muri FPR, barabikora nyine bakabihurira mugakomeza mwebwe nyine mwaho amatiku yanyu. We yigeze no kwivugira we ubwe, His Excellence Paul Kagame yaravuze ngo tera imbere. Nicyo gisubizo cyo kuvuga nabi, cyo gushaka nyine ngo mujye mu matiku. Wewe uramwihorera ngo ntuzatakaze imbaraga zawe ujya guhangana nawe, usubizanya nawe, wowe tera imbere. Nicyo gisubizo cyiza cyo kumuha, yigeze kubivugaho. Bino rero bavuga ukazana kenshi na kenshi nyine nje ndimo ndabikurikira, numva ari kuvuga ngo Kizito Mihigo yaradayinze ngo yari imfura, ngo Jay Paul Kabaka yaradayinze ngo yari imfura. Nese mu Rwanda buri cyamamare cyose gipfuye bahita bavuga ngo cyapfuye kubera politike. Nese mu Rwanda ntago twebwe tuzajya dupfa ko umuntu apfa bagahita bavuga ngo bamunanguye. Umuntu ntago twebwe tujya dupfa batamuna. Abanyarwanda ntago bajya bapfa. Umuntu wese upfuye uzwi batavuga ngo yishwe. Nta rupfu ruhari mu Rwanda rutari ubwo kwicwa. Mu binsubiza ibyo bintu ko umuntu wese upfuye bavuga ngo bamwishe, ni ukuvuga nta rundi rupfu ruhari.
abantu barapfa, nta muntu udapfa. Igihe cyose umuntu apfuye nyine abantu wenda babanzi bashaka kubifatiraho bakagaragaza ibyuho bitari ibyanyabyo, ariko ntago buri muntu wese upfuye abaganga batangaza uko yapfuye nyine tukabimenya twese, kandi nta muntu udapfa. Bisumizi birapfa n'ibyamamare bigapfa, na ba Ruganzu Ndori bari bakaze cyane barapfuye. Umuntu arapfa nyine tu, umuntu igihe kijya kiragira agapfa, yaba ari umwana, yaba ari umusore, yaba ashaje, sometime nyine yacomoka. Gusa His Excellence ibyo yakoze byo birivugira byiza kandi byatejeje imbere igihugu cy'u Rwanda. Afite ahantu yakuye u Rwanda, afite n'aho arugejeje, ibyo ngibyo birivugira. Ntabwo rwose yirwa twakirwa tubiripitinga, kuko ni ibintu bigaragarira ijisho, birashininga nka diamant cyangwa se nka zahabu. Ubwo rero abo bavuga rero sinzi, wenda bino bintu bakontaho kenshi bakabigarukaho, ukabonamo n'abaturage b'u Rwanda bari kuvuga ngo hari ikintu cyari mu Rwanda cya destroy house, ibintu bya destroy house byo muri KG, buno basimyira amazu. Ibingibi ni ibintu dusangiye mu mijyi yose yo ku isi, cyane cyane iriya mijyi y'u Burayi. Ni ibintu dusangiye nyine, ubuzima bwo mu mijyi hose babirenze, no mu Burayi babirenze nyine, biba bikaze. Naho barasenya mu Burayi nyine, naho ntabwo wagenda ngo hashyire inkarakara, sibyo? Cyangwa wenda ngo ujye Dar es Salaam ngo hashyire inkarakara. Ibyo ni ibintu dusangiye mu mijyi yose nyine. Ubuzima bwari danje, nta hantu bihuriye na politiko, sibyo? Kuko politike y'abaturage nk'uko babivuga yo irahari, kuko amashuri arahari y'ubuntu, kwiga n'ubuntu, kwivuza hari mutualism, urumva boroheje ubuvuzi kugira umuntu yivuze bimworoheye. Amaroads arahari akoze neza, ibibuga birahari, nose niki kidahari. Wenda ibindi bavuga kavuga ngo politike ngo yinjiye muri religious, yobokamana babonye ko ririmo radestroyinga abanyarwanda, kandi no kuyobokamana rya rizana amacakubiri naryo baba bagomba kubigenzura, kuko twarabibonye ko nabo babaciyemo mu bintu by'yobokamana hakazamo amacakubiri. Baba bagomba kubigenzura, bakabimanaginga, bakabiha balance imeze neza, nk'abantu nyine baba barebera abanyarwanda kandi bakunda abanyarwanda. Nje ni ibyo bisubizo byanjye. Nujya ugongana nabo rero, guhandura umuntu ivunja birababaza, bibabaza uri handurwa, ariko uri muhandura abashaka kumugirira neza. Nuko nkuko nabivuga nkanje H-Tan, hano ni kuri Myavu TV no kuri TikTok tuba turiyo. I love you.